biteye ubwoba, biteye agahinda kuri uyu mugeni ndetse no kuri uyu musore bamaze iminsi ibiri bashyingiwe, nyuma y'iminsi ibiri bagahita batandukana. Ese wakibaza ngo ni iki cyabatandukanyije? Ese abantu bari bafashe umwanzuro bakajya mu murenge, bakajya imbere y'Imana, ni iki kintu cyaba cyababayeho kugira ngo urugo rwabo rusenyuke mu minsi ibiri? Byinshi muri iyi video ni mu kanya, ariko mbere y'uko ngira icyo mvuga banza ukore subscribe ku muntu utarayikoze, comment mu bitekerezo by'uko wifuza ko nase nkugezaho ibiganiro umunsi ku munsi. Yego, nk'uko bisanzwe bateguye ubukwe, bategura ubukwe bwo mu gusaba no gukwa, barasaba barakwa, hanyuma ubukwe bwo gusaba no gukwa burangiye bajya mu rusengero. Nk'uko bisanzwe bamaze kujya mu rusengero, reception ziraba, byose birarangira, ubukwe rwose burangira neza, abageni bataha neza, dore ko ngo aba bageni bakundanaga, ariko mbere yo gukundana uyu mukobwa yari afite undi musore bari bagiye kubana, ariko ngo bipfira finali kuko nyine ngo yari yaranasabye, birangira nawe batabanye, birangira we yiciriye inzira ngo bashaka pasiteri wasezeranya hamwe n'uyu musore wa kabiri, ibyabo byamaze kuba byapfa. Ubwo bikimara kuba bwarangira, murabizi ko nyine bamwe na bamwe bahita bagenda, hagasigara umugeni n'umugabo. Hanyuma mu mibanire yabo, mu byo bari bagiye kuba batangira ubuzima bwabo bushyashya, bagiye kuba bakubaka urugo, hanyuma ngo umusore bibamo amakimbirane akomeye cyane hamwe n'umugore we. Umugore we ngo abanza kuba yabyanga, arabyanga cyane kuko byabayemo n'ikiku cyane, ngo barwana ku munsi wa mbere w'ubukwe. Ikintu cyatangaje abaturage ndetse kigahangayikisha abantu benshi, na bamwe bibazaga ati se umusore ntabwo yari muzima? Ese ni ukubera iki yaba atari muzima akaba yafata umwanzuro wo kuba yashaka umugore? Bagira bati uyu musore yaba yakoze amarorerwa, yaba yakoze amahano, mu by'ukuri nta nubwo yaba ari uwo kubabarirwa kuko yaba yakoze ikintu kitari cyiza, kuko umugore nawe ntabwo yakihanganira kubana n'umugabo bitewe n'uburyo ki yari umukobwa kandi yashakaga kubaka umugabo umeze gutya. Ariko nanone wakibaza ati se nimba aricyo ikibazo ko gikurwaho no kuba cyavurwa, kuki bataba bafashe umwanzuro kugira ngo babashe kuba bajya kwa muganga babarebereye, barebe ikibazo baba bafite? Ariko mu bucukumbuzi bwakozwe ni uko ngo uyu musore ari muzima, nta kibazo na kimwe afite, ahubwo ngo byatewe n'umugore we. Mu gihe bari bagiye gukora ibyo bashakanye, umugore ngo yifuje ko bakoresha agakingirizo. Mu by'ukuri umusore byahise bimuvanga mu mutwe, atekereza ko yabaye umugabo, ariko akibaza nanone impamvu umugore we adashaka ko bubaka urugo nk'abantu bashakanye. Bikimara kumenyekana rero, umusore yahise ko asohoka mu nzu arigendera, umukobwa nawe arara mu ijoro uwo munsi wenyine, hanyuma mu gitondo cya kare ngo yifashije kujya iwabo w'umusore ngo arebe nimba umusore yaba yarayeyo, hanyuma umusore aramubura. Polisi nazo zahise zihagera, zifata uwo mukobwa bamujyana kuri polisi bajya kumubaza. Hanyuma bagiye kumubaza nawe arisobanura neza. Mu kwisobanura kwe bahise ko bamurekura, hanyuma ngombwa ko baperereza aho umusore ari. Umusore yaje kuba yamenyekana, ariko avuga ko adashaka uwo mugore, avuga ko uwo mugore rwose atakimukeneye bitewe n'uburyo ki yubatse urugo ashaka kubaka, umugore agashaka kumufungana umutwe. Abaturage bamwe na bamwe bakomeje bibaza impamvu uyu mukobwa cyangwa se uyu mukobwa yaba yashatse kuba byagenda gutya, bavuga ati se yaje atiteguye kubaka, yaje bimutunguye. Benshi rero bakomeje babiteraho comment bagira bati bakobwa mutekereze, nimba mugiye gushaka utekereze ikikujyanye, ureke kugenda nk'ugiye guhubuka cyangwa se nk'utazi ibyo ugiyemo. Benshi bakomeje rero babiteraho comment bagira bati ntabwo bikwiye rwose kuba umukobwa cyangwa se umuntu wese wubatse yatangira guhangana n'umuntu babana ku munsi wa mbere wabo w'ubukwe. Abantu benshi rero bakomeje babiteraho bagira bati ntabwo bikwiye rwose, kandi nawe uri kubyumva urumva ko ibi bintu ari ibintu bigayitse, ni ibintu biteye ubwoba kuri uyu mwana w'umukobwa. Ikintu yakoze ntabwo ari ikintu gikwiye, kandi nta n'umuntu n'umwe wabasha kuba wakimushyigikiramo. Wakoze gukomeza kudukurikira, wowe udahwema kutwereka ko udukunda cyangwa se utwitayeho byinshi, kuko bituma dukora neza kandi bituma dukorana umwete. Ibitekerezo byanyu muduha, inama zanyu muduha, subscribe zanyu, like zanyu nizo zituma umunsi ku munsi duhora n'ibyishimo, duhora na morale, duhora twumva ko twajya dukora umunsi ku munsi. Mwakoze